Honey badger, inyamaswa yihesheje icyubahiro ku bayizi n'abayumva hose muri Afurika no muri Aziya. Iyi yo ni kabutindi, gato katagira ubwoba, gatera ubwoba izindi katitaye ku bunini bwazo. Honey badger ntuzayikinishe. Ku biteye ubwoba ni intangiriro gusa y'ibitangaza biyivugwaho. Ifite intwaro zihagije ku buryo nta nyamaswa y'impigi n'imwe iba yifuza guhura nayo kuko izikura umutima cyane. Ikaze kuri Inyamaswa TV, aho tuganira byinshi ku bijyanye n'inyamaswa cyane cyane izo mu gasozi. Uyu munsi nkuzaniye iyitwa Honey badger mu Cyongereza, nkaba ngusaba ngo niba uzi uko yitwa mu Kinyarwanda udushyirire muri comment section. Izina ryayo muri siyanse Mellivora capensis. Muri Afurika y'Epfo bayita gatera. Ifite uruhu rukomeye bidasanzwe, ikagira inzasa zifite imbaraga, amajanja ariho inzara zityaye kubi no kwihagararaho birenze ku buryo ari nkaho ibiri kuvuga iti njyewe nta kintu na kimwe ntinya. Izo ntwaro zayo nizo zituma yegukana icyubahiro aho inyuze hose. Gumana nanjye kugeza ku iherezo ry'iyi video kugira ngo hatagira akantu na kamwe kagucika, kuko nibwo bwa mbere nkuhaye video irimo amakuru menshi kuri uru rwego. Nawe nuyirangiza uraza kumbwira. Digadi, iyi ni Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Honey badger ibarizwa mu muryango w'inyamaswa witwa Masteridae. Uwo nanone dusangamo inzibyi, umukara ndetse n'agacuti kacu ariko agasamunyiga. Mu mico imwe n'imwe yo muri Afurika hari aho Honey badger bayita gatera. Akaba ari izina rikomoka ku rurimi rwo muri Afurika y'Epfo rwitwa Afrikaans, rikaba rivuga ikintu kijegera. Iyo Honey badger irakaye igira ijwi ivuga ku buryo wumva ari nk'ibintu bijegera. Honey badger iba ifite imikaya ikomeye cyane, ikagira umubiri utsindagiye utwikiriweho uruhu rudapfa gupfumuka rushasheho ubwoya bwinshi. Ahagana ku gice cyo hejuru cy'umutwe wayo ugakomereza ku mugongo no ku murizo, Honey badger yiyorosha ibara ryiganjemo umweru n'umuringa usa naho wanduye, ahasigaye hakaba umukara. Ayo mabara atuma Honey badger igaragara neza aho igeze, imeze nk'ubutumwa bw'umuburo bubwira inyamaswa z'impigi z'inyamerwe buti murarya umwungu musiba ibamba peti. Honey badger yakuze neza, ibipima uburebure bwa santimetero 55 kugera kuri 77, hakiyongeraho umurizo nawo ureshya na santimetero 12 kugeza kuri 30. Ingabo ishobora gupima ibiro 9 kugeza kuri 16, naho ingore ikaba ntoyaho kuko igira uburemere buri hagati y'ibiro 5 n'10. Muri make twavuga ko Honey badger ingana n'akabwa gatoya, ariko ntiyisuzugure na gatoya ugendeye ku bunini nako buto bwayo. Ikintu gikomeye cyane gituma Honey badger ari inyamaswa itandukanye n'izindi ni uko itagira ubwoba, ikaba ifite uruhu rudapfa gutoboka nyamara rukaba rutayikanyaga. Ni uruhu rubyibushye ku buryo uruyuki ruyirya ntibyumve. Ihwa ry'ikinyogote ryinjiramo ntibigere imbere. Yewe n'inzoka zishunaho Honey badger ntigire icyo yumva. Kuba uru ruhu rudafashe cyane ku mubiri wa Honey badger bituma ibasha kwinyufura igihe ifashwe mu nzara n'izindi nyamaswa z'inkazi. Ibi bituma kuba iyi nyamaswa yayifata ikayigumana bigorana, irayinyufura. Nihe twasanga izi nyamaswa z'indwanyi kabombo. Mu nyamaswa z'indyanyama dusanga muri Afurika, Honey badger ni imwe mu zo dusanga mu bice byinshi kurusha izindi. Hose muri Afurika y'ubutayu bwa Sahara, kuva muri Senegal mu burengerazuba kugera muri Sudani no muri Ethiopia mu burasirazuba, muri Afurika yo hagati mu gihugu cy'u Rwanda ukamanuka ukagera muri Afurika y'Epfo. Ariko kandi Afurika si wo mugabane wonyine Honey badgers zihita mu rugo. Nanone tuzisanga mu bice bimwe byo muri Aziya, no mu bice byo mu burasirazuba bwo hagati muri Aziya y'Amajyepfo, mu bihugu nka Iraq, Iran na Pakistan, ndetse na hamwe mu Buhinde. Aho hantu hose hagiye hafite imiterere itandukanye cyane, ariko hose Honey badger zikabasha kuhaba. Kuba Honey badger ibasha kugera kuri byinshi bishingira ahanini ku kuba ifite ubushobozi bwo kuba ahantu henshi hatandukanye.
uzazisanga muri savana, ni ukuvuga ahantu harambuye kandi hakunze kuba ibyatsi birebire by'umukenke. Uzisanga mu mashyamba y'inzitane, mu misozi igizwe n'ibitare bishinyitse, mu butayu bukakaye ndetse no ku butaka bushasheho ubwatsi butoshye. Hapfa kuba gusa hari ibyo kurya byo guhiga n'ahantu ho gucukura ngo ibone aho kwikinga. Aho hose honey badger ishobora kuhita imuhira. Bitandukanye na nyinshi mu nyamaswa, urugero nk'imondo, aho usanga zigomba kuba mu gace gafite imiterere runaka, honey badgers zo ntigikwira. Bisa nkaho aho wayishyira hafi ya hose yabaho. Iyi ni imwe mu mpamvu ituma umubare wazo ku isi utagabanyuka muri rusange, nubwo zihanganye n'ibyago byinshi nk'uko turi bubigarukeho. Ariko mureke tube turetse kuvuga ibindi, maze tubanze dutinde ku mpamvu yatumye honey badger ihinduka ikimenya bose, maze buri munsi ugasanga abantu bandika muri comments ngo dukorere video kuri honey badger. None iyo video ikaba ibagezeho kubera ko Inyamaswa TV igendera ku byifuzo by'abayireba uko ubushobozi bubitwemerera kose. Iyo tudahise twubahiriza ibyo mudusaba, mujye mwihangana mukomeze kutwibutsa, kuko byanga bikunze tuba turi kubitegura kugira ngo ibyo tubagezaho bikomeze kuba binoze, aho kubaha byinshi bidafite karite nzima. Gukora subscribe na like ibyo sinkibibasaba, kuko naba mbaye ndashima. Murakoze kwibwiriza. Ikintu gikomeye gituma honey badger igarukaho cyane ni ukuba yihagararaho, igashinga ibirindiro, igahangana n'umwanzi ititaye kuri taye yiwe. Iyo honey badger isagariwe ntihunga, ahubwo ihama hamwe. Irabanza ikazamura umurizo wayo mu kirere ukamera nk'ibendera. Ubundi umugongo wayo ikawufora nk'umuheto, ubwo ikawuhagarika ikibyimbya, ahasigaye ikarekura umusuzunuka kubi ku buryo uziba amazuru y'inyamaswa yose yishakaho inyama. Uwo musozi ubunuka birenze ku buryo intare, ingwe ndetse tutaretse n'impyisi mahuma zihita zivuga ziti no zikazibukira. Ariko kwirwanaho kwa honey badger ntibigarukira aho ngaho. Iyo ibyo tumaze kuvuga haruguru nashaka gusubiramo bidahagije ngo bitume inyamaswa zihanganye nayo zitava ku izima, honey badger ihita yishora mu murwano karahabutaka utarimo akantu k'ubwoba habe na gake. Iza yiruka, ikaruma, igashwaratura, ikarwana, inkundura, ku buryo birangira ihangamuye inyamaswa yikubye inshuro 10 mu bunini, bikarangira iyo nyamaswa yikuboye. Tekereza ko hari n'igihe honey badger imwe ihangana n'umuryango wose w'intare, ikarangira intare zibivuyemo. Kuba uruhu rwa honey badger rubyimbye kandi rukaba rurekuye bigira uruhare rukomeye mu murwano. Akenshi amenyo y'inzoka ntabasha gutobora ngo yinjire bihagije ku buryo ageza ubumara bwayo imbere mu mubiri wa honey badger. Ndetse n'iyo izo mpigi nini zibashije gufata honey badger mu menyo yazo, ibasha kwihindukirizamo imbere nayo ikaziruma mu maso cyangwa ku ijosi. Aho intare, ingwe cyangwa impyisi ihita irekuza. Mbese ni nkaho ifite igikoti gikomeye kiyifubitse hose kandi kikaba kitayegereye cyane ku buryo ibasha kwikaragiramo imbere. Bigenda bite noneho iyo inzoka y'ubumara bukaze cyane irumye honey badger? Iyo irumwe n'incira, impiri cyangwa impoma, honey badger ishobora guhita icika intege ikikubita hasi ku buryo imera nk'ipfuye rwose, ndetse ikamara n'amasaha menshi wagira ngo byarangiye. Nyamara kera kabaye igakanguka, ubundi ikikomereza gahunda zayo zisanzwe naho nta cyabaye. Abahanga benshi bemeza ko ifite ubwirinzi kamere butuma idakorwaho n'ubumara bwa zimwe mu nzoka z'inkazi. Honey badger ntihera mu kurwanya inyamaswa ziba zishaka kuyica byonyine, ahubwo inazirikana ko igomba gushaka icyo kurya. Ibyo nabyo ibikora neza cyane, dore ko ifunguro ryayo rikubiyemo indyo nyinshi zitandukanye. Ni inyamaswa y'indya byose bya nyabyo, bivuze ko ishobora kurya icyifashe cyose, icyicukuye cyose cyangwa icyo isahuye. Ariko se ubundi kuki bayise honey badger? Nizere ko usanzwe ubizi ko honey ari ubuki. Niyo waba ubimenyeye hano nta kibazo. Honey ni ubuki mu Cyongereza.
honey badger ikunda ubuki byabuze akagero, ikunda kurya ubuki ndetse n'ibyana by'inzuki, ikoresha amajanja yayo atyaye kandi akomeye igashwaratura imitiba cyangwa imyobo y'inzuki ikayishwanyaguza cyangwa ikinjiramo imbere ikirira ubuki. Uko inzuki zayidwinga kose ntibiyikoma imbere, ahubwo yo ikomeza kwishimira ifunguro ryayo, ibindi ikabyihanganira. N'iyo inzuki zaba zaritse mu giti, honey badger irurira ikazihungura igafata ibyayo ubundi ikimanukira. To badger byo bisobanura gutesha umutwe cyangwa kubuza amahwemo. Hari ikintu gitangaje dushobora gusanga mu duce tumwe two muri Afurika, ni ukuvuga imikoranire hagati ya honey badger. Uru ni rumwe mu ngero nyinshi dusanga ku isi zigaragaza imikoranire myiza y'inyamaswa zidahuje ubwoko. Ariko ubuki ni kimwe mu bigize urutonde rurerure rw'ibiribwa bikundwa na honey badger. Honey badger ihiga inyamabere ntoya nk'inkwavu, bakame, utuyongwe n'imbeba. Inyoni n'amagi yazo nabyo ibisanga mu byari, dore ko izikurira cyane. Ibikururanda bikubiyemo imiserebanya, ibyugu n'inzoka, hakubiyemo n'izigira ubumara bwica, nabyo ni ibisubiza inyuma. Inigwahabiri zose udakuyemo sikoropiyo, ibivumvuri, imiswa, ibihore n'inzige, honey badger iratamira. Hanyuma ikarenzaho ibikomoka ku bimera harimo imbuto z'imikeri, imizi y'ibiti n'ibindi, cyane cyane mu gihe ibyo kurya byabaye ingoma. Hari n'ubwo igera mu murima w'abaturage ikabatesha umutwe ibonera imyaka. Usibye kwihigira, ikindi kintu honey badger ikora cyane ni ubujura. Ishobora gutwara umuhigo w'izindi nyamaswa z'impigi ziyirusha ubunini, ikaba yakwinjira mu biraro cyangwa mu mbuga igatwara inkoko, ndetse igahirika za puberi z'imyanda kugira ngo ikuremo ibisigazwa by'ibyo kurya ibirye. Imvugo igenderaho ni iyi: icyo nshobora kurya cyose kiba ari icyanjye, uzabaze njye sindi umujura. Iyo honey badger iri guhiga ikoresha amazuru yayo mu kureha, ku buryo ibasha kumenya aho umuhigo uherereye neza neza nta kwibeshya, ikurikiye impumuro. Iyo inyamaswa yihishe mu mwobo, honey badger ikoresha amajanja yayo akomeye ikaruguta, ubundi ikayisohoramo ku muvuduko utangaje. Ubusanzwe honey badger ni inyamaswa iba yonyine ikagenda yonyine. Mu gihe hari inyamaswa zishakira imbaraga mu kwishyira hamwe n'izindi, urugero nk'intare, honey badger yo umurimo w'iteshamutwe ihitamo kuwifasha. Buri yose iguma mu gace kayo kangana na kilometero kare hagati ya 200 na 600 bitewe n'ubuke cyangwa ubwinshi bw'ibyo kurya bihari. Honey badger ikoresha kunyara no kwituma ahantu hanyuranye kugira ngo igaragarize izindi ngenzi zayo ko aho hantu hafashwe. Ingabo nizo zikunze kwifatira ahantu hanini, ariko hakaba hashobora kuba hakuyemo uduce tugenzurwa n'ingore twinshi. Nubwo bimeze gutyo ariko, ingabo n'ingore ntizipfa guhura atari ku mpamvu zo kororoka mu gihe runaka cy'umwaka. Honey badger ni inyamaswa y'inyejoro. Ikunda gusohoka nijoro ikajya gutembera no guhiga, kuko ari cyo gihe idahura n'ubushyuhe bwinshi, kandi inyamaswa ihiga zikaba aribwo nazo ziba ziri gusohoka. Ariko ahandi hadapfa kugerwa n'abantu, naho ushobora kuhabona honey badger zidegenja mu masaha ya mu gitondo cyangwa ku mugoroba. Uzapfa kuyibona ihagaze hamwe. Bikomeza kugendagenda ku buryo mu ijoro rimwe ishobora gukora ibirometero 40 ishakisha ibyo kurya. Ku manywa honey badger iguma mu muheno. Zizi gucukura cyane, ndetse ubwazo ziba zishobora kwikorera umwobo wo kubamo. Nyamara akenshi zihitamo kwigarurira umwobo watawe n'izindi nyamaswa nk'inyaga cyangwa ikinyogote. Si ngombwa kwigora mu gihe hari abandi bashinzwe kugukorera akazi. Wakora ibindi ubundi ukaruhuka. Mu by'ukuri honey badger zihura kugira ngo zikore igikorwa cyo kororoka mu bihe bitandukanye umwaka wose. Ariko mu duce tumwe na tumwe two muri Afurika hari igihe cy'umwaka usanga zihura cyane kurusha ikindi. Iyo honey badger y'ingore imaze kwima, ihaka amezi ari hagati y'5 kugeza kuri 7. Ibyara akana kamwe cyangwa tubiri, rimwe na rimwe tukaba twagera kuri 4. Ibyarira munsi y'ubutaka ahari umutekano uhagije.
utwana tuvuka tutabona na gakeya, tudafite ubwoya, mbese tudafite kirengera, ariko nyina itwitaho ikaturinda bikomeye cyane ku buryo dukura mu buryo bwihuse. Nyuma y'amezi 3 dutangira kujya dusohoka tugakinira hanze. Nyuma y'amezi 6 dutangira guhiga turi kumwe na nyina. Kuva ku mezi 12 kugera kuri 16 ntituba tukiri uduhani badger, ahubwo ziba ari hani badger nkuru, maze buri yose ikanyura ukwayo ikajya kwihigira no kwikondera agace gashya ikajya igihigiramo ku giti cyayo. Hani badger y'ingore nta kibi itarakoze, iba yaratoje urubyaro rwayo amabanga yose azarufasha kwirwanaho mu gasozi, kumenya aho ibyo kurya biherereye, guhiga no kwirwanirira. Muri rusange hani badger iri mu gasozi ibaho imyaka ishobora kugera kuri 7 cyangwa 8 cyangwa kurenzaho. Nyamara iyo iba mu bigo byorora inyamaswa ishobora no kugeza ku myaka 24. Ubwenge bwa hani badger ubu nicyo kintu gikomeye utaruzi ngiye kukubwira. Ubushakashatsi bwagaragaje ko hani badgers zishobora kwifashisha ibikoresho, ubu akaba ari ubushobozi bufitwe n'inyamaswa nkeya ndetse rwose zibarirwa ku ntoki. Hari aho hani badger yagaragaye isunika ibuye ikaritereka ahantu hagufi kugira ngo iryisunge ibashe gushyikira ahantu harehare, cyangwa se igafata agati ikagakoza mu mutego w'umushibuka, yamara kuwutegura ikirira icyambo. Ku batabizi, icyambo ni ikintu cyo kurya bashyira mu mutego kugira ngo inyamaswa ize igikurikiye maze ifatwe. Hani badger rero igatarutsa umutego mu mutekano ubundi ikirira icyo cyambo. Mu gihe hani badger yisanze ifungiranye imbere mu ruzitiro rurerure, ishobora gufata ibintu bitandukanye ikabirunda ubundi ikabyuririraho kugira ngo iharenge. Bitaba ibyo ahubwo ikaba yanafungura amapata y'inzugi mu gihe bibagiwe gushyiraho ingufuri ikicomokera. Mu gihe hani badger zirenze imwe zisanze zifungiranye, zishobora gufatanya zimwe zuririra ku zindi kugira ngo zibashe gutoroka, nubwo busanzwe buri yose ikora ku giti cyayo. Hari inkuru zamenyekanye cyane mu bigo by'inyamaswa aho hani badger bayifataga bakayishyira ahantu hazitiye, ariko ikabasha kubacika inshuro nyinshi bongera bayigarura, kandi kuri buri nshuro igakoresha uburyo bugiye butandukanye. Hari ubwo yuriraga ibipangu, ubutaha igacukura munsi yacyo, ikaba yakoresha uburyo bwo kurinda ibintu ikabyuririraho, wenda ubutaha ikifashisha izindi nyamaswa zifungiraniye hamwe n'iyo zaba ari iz'ubundi bwoko mu kurangaza abazicunga, maze ikabaca muri humye. Ushaka kubicukumbura wajya kuri Google ugashakisha ijambo ryitwa Stoffel Honey Badger. Wari usanzwe uzi ko ikintu kidasanzwe kuri hani badger ari uko nta kiyitera ubwoba, ariko ubu wongeraho no kuba ifite ubwenge bwinshi cyane. Hani badger izirana n'ijambo ryitwa oya mu gihe isabwe gutanga igisubizo ku kibazo kigira kiti ese ibi byashoboka? Ese uraza kubasha kurya kuri buriya buki buri mu bushorishori bw'igiti na ziriya nzuki zifite amahane angana kuriya? Hani badger iti yego ndabishobora ndetse cyane. Ese aha hantu ufungiranye urabona uzashobora kuhikura ko hari uruzitiro rurerure hani badger we? Hani badger ikagira iti ndacyabitegura, ni ikibazo cy'igihe gusa. Inyamaswa nyinshi mu ishyamba ntiziba zizi ubukana bwa hani badger kugeza zihuye nayo ikazereka ko atari agafu k'imvugwa rimwe. Nibyo koko intare ishobora kwica hani badger ikayirya, ariko si kenshi intare ifite experience yishora muri uwo mukino. Utunyama dukeya twa hani badger naho duhuriye n'ibisebe isigira intare, haba ku isura, ku ijosi, ku nda ndetse no ku bindi bice by'ingenzi bigenga iby'imyororokere. Hari aho byagiye bigaragara hani badger inyura hagati y'umuryango w'intare zose zikayibererekera ikigendera mu mahoro. Ingwe nayo hari ubwo ihiga hani badger cyane cyane zikiri ntoya, ariko nabwo ntibiba biyoroheye na gatoya. Hari ingwe nyinshi zifite ibikovu zatewe n'amenyo cyangwa inzara za hani badger. Ku mpyisi nabwo inkuru ntitandukanye n'izo tumaze kuvuga. Ni iby'ukuri ko itsinda ry'impyisi bishobora kurangira ryishe hani badger, ariko akenshi zihitamo kuyireka zigashakira ifunguro mu zindi nzira zitazigoye cyane.
Hari n'izindi nyamaswa zishobora kwica honey badger harimo nk'ingona cyangwa inzoka y'uruziramire, ariko iteka ryose ako kaba ari akazi katoroshye. Imihari ikunda gukurikira honey badger ikayiba ibyo isigaje, ariko igashyira intera ikwiye hagati yayo nayo. Honey badgers ziha imihari serivisi y'ingenzi. Imishyikirano ya honey badger n'abantu nayo irimo utubazo tumwe na tumwe. Mu bice by'ibyaro zikunda gupfumura ibiraro by'inkoko zikazirya, zigasenya imitiba y'inzuki kandi zikona imyaka mu mirima. Ariko nanone zifasha mu kurwanya ibyonnyi kuko zirya imbeba, inzoka n'udusimba. Mu mico imwe yo muri Afurika hari imigani ivugwamo honey badger aho zifatwa nk'ikimenyetso cy'ubutwari, kudacogora no kudatinya. Abavuzi gakondo bajya bakoresha ibice by'umubiri wayo bibwira ko bishobora gufasha abantu kugira imbaraga no gushira ubwoba. Nubwo ibyo tuzi ko atari ukuri, bigaragaza icyubahiro izo nyamaswa zihabwa. Bimeze bite ku rutonde rwa IUCN rugaragaza inyamaswa ziri mu kaga ko gucika ku isi? Honey badger iri mu cyiciro cyitwa least concern. Ibi bisobanuye ko muri rusange umubare wa honey badger uhagije kandi zikaba zitari kugabanyuka. Ariko ntibivuze ko dukwiriye guterera agati mu ryinyo. Hari ibyago honey badger zihanganye nabyo kimwe n'izindi nyamaswa zo mu gasozi muri rusange. Uko umubare w'abantu urushaho kwiyongera, niko ahantu inyamaswa zo mu gasozi ziba harushaho kugabanyuka. Itemwa ry'amashyamba, iterambere ry'imijyi no kwagura ubuhinzi bituma honey badgers zitabona aho ziba hisanzuye. Iyo honey badger zoneye abahinzi, nabo bashobora kwihorera bazirasa cyangwa bakazitega uburozi zigapfa. Ibi bikunze kubaho cyane mu duce usanga ubutaka bwo guhingamo ari buto ugereranyije n'umubare w'abahatuye. Honey badger kandi zikunda kugongwa n'imodoka mu ijoro mu duce usanga imihanda inyura mu mashyamba. Hari n'abantu bica honey badger kubera ubwoba bushingiye ku misiririzo, aho usanga bavuga ko zibatera umwaku cyangwa ibindi bintu bisa n'ibyo kuko badasobanukiwe agaciro kazo mu rusobe rw'ibinyabuzima. Ihindagurika ry'ikirere ni ikindi kibazo tutasiga inyuma mu bibangamiye honey badger. Kuba imvura isigaye igwa mu kavuyo bishobora gutuma honey badger zibura umuhigo ndetse n'ubuturo bwazo bukagirwaho ingaruka mbi. Ni iki abantu bakora mu kurengera honey badger? Icya mbere ni nk'iki Inyamaswa TV ibiri gukora: kwigisha abantu bagasobanukirwa akamaro k'inyamaswa. Nawe sangiza abandi iyi video kugira ngo ugire uruhare rwawe. Gushyigikira ubukerarugendo buteza imbere abaturiye amapariki n'amashyamba ku buryo bumva ko inyamaswa zibafitiye akamaro aho kuba abanzi bahanganye. Gushyiraho inzira zihuza ibyanya by'inyamaswa ku buryo zishobora gukora ingendo ndende bitabaye ngombwa ko zambuka imihanda cyangwa ngo zinyura ahatuwe n'abantu. Hanyuma rero mu gihe ubonye abantu bakora ubuhigi butemewe cyangwa ubucuruzi bushingiye ku nyamaswa z'igasozi, jya utanga amakuru ku nzego z'ubuyobozi cyangwa imiryango irengera inyamaswa nta gutinzamo. Inkuru nziza wasigarana ni uko honey badgers zikomeje gukotana. Aho ziri hose ku isi zikomeje kurwana ngo zidacika. Nituzirinda kandi tukazibungabunga, nta gushidikanya ko izi nyamaswa z'ibyatwa zizakomeza gutembera muri Afurika no muri Aziya no mu bisekuruza bizaza. Ubwo rero dore ibintu by'ingenzi ukwiriye gusigarana kuri honey badger mbere y'uko dushyira akadomo kuri iyi video yacu. Icya mbere, honey badger ifite igihembo cya Guinness World Record cyo kuba ariyo nyamaswa ya mbere ku isi yaciye agahigo ko kutagira ubwoba kurusha izindi zose. Ibi si ibikabyo byo kuri interineti gusa kuko niko kuri kandi niko byemejwe mu mwaka w'ibihumbi 2002 nyuma y'igenzura ryitondewe ryamaze imyaka myinshi. Ubwo nubona iziyirusha gushira ubwoba uzayijyane kureho ako gahigo. Icya kabiri, honey badger ifite ubudahangarwa buhambaye bw'umubiri. Usibye kuba ibasha kurokoka ubumara bw'inzoka z'inkazi, ishobora no kurya inyama zaboze zirimo mikorobe zishobora gutera izindi nyamaswa uburwayi bwazica, nyamara yo igakomeza kuba mutaraga. Mu gifu cyayo habamo amaside akaze ku buryo kibasha gushwanyaguza ikintu hafi ya cyose kigezemo. Icya gatatu,
Mu gihe agasamunyiga ko gapuriza umusuzi wako mu cyerekezo kimwe, umusuzi wa honey badger wo uba umeze nk'igihu kiyizenguruka impande zose. Icya kane, nubwo buri yose bukwayo, honey badgers zigira amajwi 16 atandukanye zikoresha zishyikirana. Icya gatanu wazirikana ni uko zifite ubuhanga buhanitse bwo gutoroka mu gihe zifungiye ahantu. Ibigo byinshi by'inyamaswa byemeza ko honey badger ariyo nyamaswa igoranye kugumisha ahantu hamwe kurusha izindi zose. Inshuro nyinshi zagiye zibacika aho izindi zabaga zabuze aho zipfumurira. Icya gatandatu ni uko honey badger izikurira cyane nubwo isa n'iremereye. Icya karindwi, honey badger iba ku butaka bugari cyane ku buryo ifasi yayo ishobora kugera ku buso bungana n'ibibuga bya football 60,000. Honey badger ni igihangange muri Afurika. Akanyamaswa gato ariko gafite umutima ukomeye. Buri garama riyigize riyigira inyamaswa ikomeye cyane kurusha izindi zose ku isi. Ni inzirabwoba byahamye. Kwihagararaho, kwishakira ibisubizo no mu nzira y'inzitane, gukoresha ubwenge buhambaye, kudasubira inyuma imbere y'inzitizi iyo ari yo yose, ibyo byose biha honey badger uburenganzira bwo kutwicaza, ikatwigisha isomo rikomeye ryo kugira ubutwari no kudacogora. Twabyanga tugasibira. Nuramuka utembereye mu mashyamba yo muri Afurika y'Epfo ukagera mu bihuru byo mu bihugu bya Kenya na Tanzania, ukarambagira imirambi yo mu Rwanda cyangwa muri Botswana, ushobora kuzaca iryera inyamaswa y'uruhu rw'umweru rworoshe ku mubiri w'umukara ahasigaye hose, cyangwa ukumva umunuko ukubuza gutera indi ntambwe wigira imbere. Uzamenye ko wageze mu bwatsi bw'umurwanyi kabutindi udatsindwa cyangwa ngo atsimburwe, ari we honey badger. Honey badger ntisaba kubahwa, ahubwo irabitegeka bigakorwa. Guhera ku dusimba dutoya nk'utuzizi kugeza ku mpigi nini nk'intare, iryo bwiriza ziraryumvira. Niba iyi video igushimishije, ntubure kubitubwira muri comments. Ni iki cyagutangaje? Nahe masomo uvanye kuri honey badger? Ntibagirwe gukanda like. Murakoze kureba.